cyangwa se utari warabigiyemo. Yambwiye akajambo keza nashimye rero gati numvaga mfite umudendezo wo kuguma ukundi, mfite umudendezo wo guhagarara ahondi, umudendezo wo kuba nanasubira inyuma, ariko nimvisemo n'undi mudendezo wo kuba natera kandi kanyabugabo ajya imbere, ndaza ngo ndahangara mu rukiko rw'Imana ngo kwiburanya neza neza, nibwo natangiye kumva bikome kandi ko nicyo cyitwa kwizera, gukandagira hadahari. Umunsi umwe mvuga nti ahantu ndinda ngasa nk'uhivanye ntazi naho ngiye kujya, nkumva nanjye ngize akanyabugabo, ubwo n'Imana ivuga ngo mugire akanyabugabo. Hano mu nkike z'agakiza uyu muntu nawe agiye kugera ku buruhukiro ni umusaraba. Muzi ko mufite indirimbo zivuga umusaraba, ntawe utumbira umusaraba wari wigera atsindwa ntawe utumbira. None niba nta maso, niba ntawe, niba ari ukwitumbira, niba ari ugutumbira ibibazo, niba ari ugutumbira inzira urimo, ariko ntawe utumbira umusaraba urigera, abo bagomba gushyirwaho ikimenyetso. Ubu igihe nanyinyiririrwaga nk'abihunga byaratindaga kuza, nabaga mpunze, nabaga nanze igihano. Ibihembo by'ihano iki n'urupfu, nabaga nanze avoka. Ni nkaho nabwiye Imana ngo ariko hari akandi kayira kaboneka, ariko aho ngaho igihe nanyegeje cyakoze nyine uba wumva byanarangiye. Ntugira ngo ibingibi turi kwiga waba ukibyumva, amatwi arazibuvuga ariko ubundi kuba wundi umunyabyaha, si ubundi nabereyeho iki wamana bigeraho uzitirwa mu kazitiro ka ibihembo by'ibihano. Naremeye narabikora, nta ungenza uko ushaka, sinzi iyo ujya, ubwo gupfana na kristo nibyo Pawulo nyine yavugaga. Soma Abagalatiya 3 kabyumva kiri urumva ari cyane ngo nta yindi mpamvu abamarayika nibo bamutangiye ubwo buhamya nguzi uyu mumama yakundaga umwana we cyane. Niba Imana isutse imvura, abantu bagomba kuba nk'imbuto zigomba n'ubundi kumezwa n'urwo rume. Imana abibwiye umuhanuzi Yesaya ngo igihe ntonyangije urume rwanjye, igihe ntonyangije urume rwanjye, imbuto ziri mu butaka bwiza zigomba guturika zikavamo umweru ushimishije. Uyashobora kuba yarasenze uriya agasenga bikanga, uriya agasenga, ariko Imana iteganya igihe cy'imvura. Abantu benshi baravuze ati mudusengere, abantu benshi mudusengere, ndetse tugahabwa n'ibyigisho neza bikomeza kwerekeza abantu aho bakwiriye kwerekera ku karembo. Ariko igihe kigeze baravuga ngo ndatangiye. Hari igihe Abisirayeli bageragamo neza Imana ikababwirira icyarimwe, kandi Aburahamu icyo yamubwiye igomba kukibwiriramo urubyaro rwe icyarimwe. Ntabwo ari abo gusa mugiye kumva n'abandi, kuko hari ibyo ntababwira bari kugenda bikanga bazikanga babona ibindi bagira bate baturagara bamenagurika babwira tuti mukomeze. Hari abantu benshi bageze kuri 6-7 dushobora kurwa nabo bakomeje kandi biri bugufi. Ni ukuvuga rero ngo haba mu Rwanda haba hanze, ubwo ni ukuvuga ngo Imana ibayifashe iby'ubuhanuzi biheruka kugira ngo marayika abone ko ashyiraho ikimenyetso. Iyo wumvise ngo kuba nihishwa n'izo bikorwa mu isi, hari igihe abantu babicurika mu mvugo y'Imana y'ubuhanuzi, bivuga ngo niba abandi barizwa, niba abandi bafite ibisanira, niba abandi barizwa n'ibyaha byabo, none uraze kurizwa n'ibizira bikorerwa mu isi kandi muri wowe kirimo. Kandi hano ni mu isi, urajya mu isi ya hehe ko Imana ari umwuka, kuravuga imvugo y'umwuka. Hano ni mu isi, niba unihishwa n'ibizira bikorerwa hano ufite ibisanira. Komeje kumvira iri jambo ibisanira, ibi bintu bifitanye isano, amaherezo bihinduka ibisanira bifitanye isano. Muzumva umuntu wese kuva mu itangira kugira ngo byahishuwe, umuntu wese rwose ufite ibimenyetso bya mwuka w'Imana bimutamata, naho atakorwa bitangira ubuhamya ngo mbize gutya, ariko uwo muntu unyeganyejwe, uwo muntu uri kunyeganyezwa ukuntu kumenagura, uwo muntu biri guhinduka ukundi muri we ni ibisanira. Ahubwo icyampa ntaparike agakomeza urugendo rwe, uvuga ngo ukuri kuroroshye kukumenya kuko Imana itakubayeho ubugugu, ahubwo ibyo byose uvuga ngo igitabo cyarabumbuwe kandi ntama w'Imana yamenye ibimenyetso byifatanishije kugira ngo none ntagire ikiyoberana, ahubwo umuntu acemo. Nubwo habaho iranzira imeze kuriya, reka babwire, hari ikintu Imana nyine yaremye abantu bashyiraho, n'ukuri kwayigushyiraho. Cyakoze umuntu yarapfuye, Imana ishyiraho ikigomba kumukiza, ariko mu isi yose igira abo yita ngo baba
Byashuwe 7:14 musoma. Insanganyamatsiko yacu y'ibisanira, reka twumve babandi. 7:14 soma. Ndamusubiza nti mwami wanjye ni wowe ubizi. Ndamusubiza nti kuko yarabajijwe ati ariko ubundi ni bande nk'ugiye kurata. Amarayika yaragiye kuratira Yohana, urabona ni bande? Ndamusubiza nti mwami wanjye ni wowe ubizi, bari abantu wamugana simbizi. Yego. Arambwira ati aba ni abavuye muri urya mubabaro. Ati tega amatwi rero. Ese ubwo bagiye kuvuga ngo babavuye muri mubabaro mwinshi, mukagira ngo nabapfushije, mukagira ngo nabarwaje, mukagira ngo nabafungishijwe abana, mukagira n'abanyabibazo. Nta muntu wese uri mu isi utazagira cyangwa se utarahuye n'ibibazo. Ntabwo ari bo rero marayika yamubwiraga. Wanabagize gute? Nabavuye muri ujya mubabaro mwinshi. Nimusoma umwuka w'ubuhanuzi murasanga hari undi mubabaro w'umuntu w'imbere. Kuko uyu muhungu witwa Manuel, ndabufite ubuhamya bwe hano, yaje guhura n'umubabaro kuvuga ati ni gute ko nanjye namaze kubona ibihamya bihagije ntabwo nkigushidikanya kuboneka. Byari byiparitse ahantu, ariko kimara kubwira Imana ngo ntabwo nkigushidikanya, ntabwo nkibishidikanya, uraboneka. Bibiliya yose yuzuye ko banakubonye nabo nkurikiye, nta n'ikirenge ndavanamo. N'abarinzi za kera nizi ngomba kunyuramo gucamo nyirimo nawe uko nyihagazemo nzakubona, ahubwo impamvu ni iyi. Imana iti icyo nashaka. Haleluya. Ni icyo nashaka kare kose kutari warabigiyemo. Yambwiye akajambo keza nashimye rero gati numvaga mfite umudendezo wo kuguma ukondi, mfite umudendezo wo guhagarara hondi, umudendezo wo kuba nanasubira, ariko nimvisemo n'undi mudendezo wo kuba natera kandi kanyabugabo hajya imbere. Ndaza ngo ndahangara mu rukiko rw'Imana ngo kwiburanya neza neza, nibwo natangiye kumva bikome kandi ko nicyo cyitwa kwizera, gukandagira hadahari. Sibyo mpamvu gukandagira nacyo mbese yarambwiye ati pari ariko byo ntindi kubyumva cyane, kuko umunsi umwe nanjye ubwanjye wagira ngo umuntu yarabihawe, ariko ko umuntu yarabihawe. Umunsi umwe mvuga nti aha hantu ndinda ngasa nk'uhivanye ntazi naho ngiye kujya, numva nanjye ngize akanyabugabo. Ubwo ni Imana ivuga ngo mugire akanyabugabo. Hano umva ukuntu ibintu byahindutse kuri Kristo. Imana yatubwiye buriya rero uko ushaka, hari ibintu ushaka ukabimarabarizamo, none Imana ikabona ibyayo nibyo bititabwaho. Hano mu nkike z'agakiza uyu muntu nawe agiye kugera ku buruhukiro, ni umusaraba. Muzi ko mufite indirimbo zivuga umusaraba, ntawe utumbira umusaraba wari wigera atsindwa ntawe utumbira. None niba nta maso, niba ntawo, niba ari ukwitumbira, niba ari ugutumbira ibibazo, niba ari ugutumbira inzira urimo, ariko ntawe utumbira umusaraba wigera, abo bagomba gushyirwaho ikimenyetso. Ni babandi kandi bafite ibisanire n'umusaraba, baririmba ibintu bakavuga ati ariko nanjye nawutekereje ndanyigirirwa numva n'ise. Reka mbabwira Abaheburayo 4:14 hatubwira ko twese ngo tuyobowe n'ijambo ry'Imana, twemera ijambo ry'Imana, twizera ijambo ry'Imana, twumva ijambo ry'Imana. Hari ukumva ariko hari no kwakira. Ushobora kubumva ijambo ry'Imana ariko hari abakira ijambo ry'Imana. Abaheburayo 4:14 niba ari inkota ibereye iki, niba umushyo ubaga none inkota irakora iki? Tujye twumva neza kuko Imana yavuze ngo mubwizanye ukuri. Niba umushyo so babagisha, niba umushyo ubaga inkota irakora iki muri bo? Niba wizeye ko ijambo ry'Imana ari ukuri ngo ni inkota cyangwa igihumbi ngo n'ibyo ikora babivuciye b'imigani hariya 4:12 ngo irabangura ngo iki cyangwa giyondi ngo iratema ngo ikagira gute ngo ikaga igahinguranya ikagabanya umusoko ngo ikagabanya iki ngo ibyo bintu byitwa ubugingo n'umusokoro no kubigabangabanya no kubibaga bigashyirwa hariya. Ni ibiki mukecuru, umusaza, musore? Ibyo bintu ni ibiki Imana iri kuvuga? Bivuga ngo njyewe mbererekeye nakubaga nkakurema undi muntu. Kuko iyi nkota niyo yabaga ku buturo bw'Abisirayeli bajyanye igitambo. None natwe turi ibitambo Imana ishima n'umutima, turi ibitambo kandi nanone hari n'igitambo ari cyo Kristo ati narabapfiriye ariko nawe mbere mu bitambo dupfana imbese. Kuko uwo muhungu amubuhamya byahuje n'uwo mudamu
aho bumvaga neza inama y'agakiza, hari n'aho babonaga basubiraga y'intekerezo n'umutimanama. Iyo bigiye mu by'inama y'agakiza agatangira kunyinyirwa tibawe. Ubu igihe nanyinyirwaga nkabihunga byaratindaga kuza, nabaga mpunze, nabaga nanze igihano. Ibihembo by'ihano iki n'urupfu, nabaga nanze avoka. Ni nkaho ntabwo Imana ngo ariko hari akandi kayira kaboneka. Ariko aho ngaho igihe nanyenyije cyokoze nyine uba wumva byanarangiye. Ntugira ngo ibingibi turi kwiga waba ukibyumva. Amatwi arazibuvuga ariko ubundi kubaho ndi umunyabyaha. Si ubundi nabereyeho iki wamana? Bigeraho uzitirwa mu kazitiro ka ibihembo by'ibyaha naremeye narabikora. Nta ungenza uko ushaka, sinzi iyo ujya. Ubwo gupfana na Kristo nibyo Pawulo nyine yavugaga. Soma Abagalatiya 3 umurongo wa mbere. Noneho hari Pawulo yarabwirije arabwiza ngo ngusaba bari kukitirwa noneho aravuga ati mw'Abagalatiya bapfa mwararoswe, Satani arabarozi, inyigisho zo hanze zirabarozi, inyigisho mu mazi zirabarozi, mwara imitima n'amanyamaso, imitima yanyu yarabutswe muri tegereza birabahinguranya inkota murakira. Munsi Karuvari niba hari abari gukwena, abandi bakavuma, abandi bagacira, abandi bakaba. Ariko hari uhigonze na mama w'umwana ibiroso biri gushongeraho. Umurage bahaherewe. Kurabuka umusaraba wawe mwami, ibyo bibeshaho burya. None Pawulo aravuga ngo mw'Abagalatiya bapfa mu mwanyuzaho. Kandi kuko reka mbabwire, mu bihe bikomeye tugiye kwinjiramo nako kantu ubundi iyo bavuze ngo urwandiko rwa Katanga nako kantu kamwe gusa ibyo yahura nabyo byose mu Kristo nako kantu azerekana. Uriya nta bwenge, umuntu witwa nta bwenge abyirengagiza iby'umusaraba akavuga ati nziga ibindi abyirengagiza iby'umusaraba. Cyakoze n'ubundi ku musaraba ugenda uruwumvira nk'uko Aburahamu yagiye yumvira bigahamya ko yizera, kuko kumvira bihamya kwizera. Imana ivuga cyo tugenda dushyira mu bikorwa, ntabwo Imana izaguciraho iteka irakomeza ikarembuza, kuko ifite ibihe biheruka. Ariko paka hano baravuze rero kuri maze ndota yuko inzira mu Kristo yari akwiriye kunyuramo nabonaga izitiwe impande zombi, ariko nanone ari inkike z'agakiza. Nubwo bizitiwe impande zombi ariko ngo nizo nkike z'agakiza. Ndi kwemera urubanza ndi nyagupfa waboze unuka, ariko nanone simuri gutabwa imbabazi zawe nanjye bikaza nawe ubwawe ukisunika, kuko babyiganaga babishatse. Uziko nuko twaba tudahari ngo turebe twavuga mudamu abigenje ati reba iyo avuye arabyiganye rebi. Kandi koko buriya hari uwo yakuragamo akajyamo, ariko niba batabyitayeho kugira ngo ukaba umugezi imbere nawe akabangamirwa kuvuga ati iki kintu, ariko abantu bagasakurizaho watambutse gutyo paka ukoze ku nshuro. Reka guhonda rero umwuka nyine niko bijya. None se amaraso y'umwana w'Imana twakizwa n'iki? Umuntu yaturira umuntu ibyaha kumva araruhutse. Amaraso y'umwana w'Imana twakizwa n'iki? Kamere wavukanye byatewe na Adamu, ariko twisanze tumeze gutyo. Twisanze tuvukiye mu nda z'abamwe niho yatubyariye aho ngaho, ariko tugomba kugira ibisanira. Byange bikunde ibintu Imana mu rukundo ubuhanuzi busa nk'ubufashwe gutya. N'ibya dimanche birahari byarapanzwe, ariko bigiye gushyirwa. Ariko Imana iri gushaka uburyo bwose abantu bayo banza gushyirwaho ikimenyetso. Nawe urimo rwose muri babandi. Noneho muri izi nkike z'agakiza uko byamufunganiraga, ariko ni Yesaya 23:1 mu Kristo akurikira iyo nzira nubwo imufunganiye. Nyamuneka ntujye uvuga ngo reka twemberetse, oya jya usenga uryamye. Pana kuvuga ngo urasenga ngo mu mwanya wo gusenga, jya usenga uryamye, usinzire usenga, ukanguka usenga, ujye mu kazi usenga, jya gucuruza ku gasoko usenga, ube hano mu rugo usenga, mu gikoni usenge. Ntabwo ari n'amasengesho maremare wawe ubyishe byose. Umuntu ushaka kubabarirwa ntabwo agira ibihe byo gusenga, ahubwo we ubwe aba ibihe byo gusenga. Uvuga ngo igihe cyose byonyine n'ubwo bavuga utari komana mfasha warangije. Niko bashaka Imana, kuko bagiye babyica abantu, natwe twagiye tubyica. Ugasanga nibutse gusenga,
ijwi rirambwiye gusenga ukagira ngo hari ni cyagiro gira uvuga ko ugiye gusenga cyo nyine ugasenga ukagira n'umugira bivivuwe kandi ko karavivurwa aho uri hose umva umuntu ubona Imana rero vuba aho uri hose ibyo irimo byose no gusenga kube nko gutera ku mutima atari uko ugiye kwigana nka Henoki ahubwo mu kintu cyose ube nyiramaganya kandi ayo maganya niyo masiriro niyo yaza buri nababwira gushize mu tuna kabiri nkabona bamwe ntabwo bari kubyumva neza maze kumva ko hari ababarirwa se wari Dawidi njyewe ndaceceka burya yari afite ni kuri iraje ngo ndaceceka buriya ni nko kuvuga ngo imirimo yakoraga yabaga byo kongera misabano n'abandi n'ibiki byose ntabwo yahagaritse imirimo cyangwa se ngo ajye mu rwiherero ntabwo aricyo yaravuze Dawidi ahubwo navuga ngo ubuzima bwanjye bwarahindutse nkimara kumenya ko bibaho ku bandi nagize ishyari sinzovuze ishyari ryaraje ibyo ndimo byose ngatekereza ka kantu Imana abegera nayire wakwegera nayike ikeye ntabwo ubuze umunsi n'igihe bizaba kuko njye nabivuyemo kwiriza ubusa kuri ndagenda kokoka birananirana kugira ngo ntazigisha ubutumwa nabi bivuyemo maze no kwirira ndaho gutyo dutekereza ntushyizeho gato mura amaso yanjye urebe neza zamura icyifuzo imbere yawe shyira mu rutare unyiyereke icyo uvuga ni ukuri gusa gusoza icyo ngusaba ukiranuka unyuhagire